ushobora kuba utaruzi ibanga ry'i Kampala n'i Kigali, nawe ushobora kuba utaruzi aya makuru avuga ko ngo Rema Namakula ari umugore wa kabiri wa debeni, ariko ngo ibanga rikomeye cyane. Ubu nyine rero tugiye kwinjira mu nzu y'ibanga, tugende dutembera mu mihanda ya Kampala kugeza tugeze i Kigali, tugiye kuva ku makuru amaze igihe ashyuhije imitwe y'abantu muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Amazina abiri adasiba kugaruka mu mitwe y'abantu, debeni na Rema Namakula. Ese ibyo tubona mu mashusho y'indirimbo no gushutinga gutyo gusa bisanzwe by'ubuhanzi, cyangwa ikibazo cy'urukundo rwatangiye kwihuta kugeza rurenze imbibi z'igihugu? Uyu munsi tugiye kureba impamvu abagande bafata Rema Namakula nk'umugore wa kabiri wa debeni, ariko ngo mu ibanga rikomeye cyane, n'ukuntu ngo uyu mubano ngo wari watumye urugo rwa Eddy Kenzo n'umudamu Rema Namakula rusenyuka. Twaba tugiye kuvumbura ibanga rimaze igihe rishaka gusohoka se? Byashoboka, reka tubijyanemo. Njye n'ibisanzwe nsa mu double click nk'ibisanzwe, ntibagirwe gukanda subscribe. Niba umufana wa debeni, nta kushidikanya ko akunze Ashyize, indirimbo debeni yakoranye na Rema Namakula rwose nta kushidikanya ko ayikunze. Ubundi byose byatangiye mu mwaka wa 2020, icyo gihe seri guhangana na COVID-19, amazu umwe yari afunze gusa imitima y'abantu ntiyari ifunze, ubwo debeni na Rema Namakula basohoka indirimbo yitwa Ashyize. Kuvuga ngo ubwo rero hari ikintu cyahindutse mu mitwe y'abafana yaba wa debeni cyane cyane hano mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Niba wararebye iriya video yafatiwe muri Zanzibar, hari ibintu bitatu abafana bahise babona, cyane cyane abasesenguzi bo muri Kampala. Icya mbere ni amaso. Debeni ntabwo yarebaga Rema nk'umuhanzi mugenzi we, iriya look yo kurebana akana k'umujisho yagaragazaga ko umuntu afite icyazi ku wundi muntu. Icya kabiri abafana bagenda bashingiraho ni ugukoranaho. Mu bana bagaragaje muri video ntabwo yari acting isanzwe, hari ukuntu debeni yamufatagaho n'ukuntu Rema yamwegamiragaho. Ibi bigaragaza ko imibiri yabo yasanzwe ziranye rwose. Ibi ngibi nizo bamwe mu bafana bashingiraho bemeza yuko hari ikintu kirimo hagati ya Rema Namakula na debeni. Icya gatatu ni Zanzibar. Abafana benshi bari bateze kuki bahisemo kujya Zanzibar. Zanzibar rero niho hantu ihabakundana. Abanyamakuru b'i Kampala bavuga ko iriya video ifatwa hari indi minsi inyongezo aba bahanzi bamaranye batari kumwe n'abafata amashusho. Abagande nta mikino bagira bahise banzura, batangiye kuvuga bati uyu munyarwanda aje kudutwara umwamikazi, kuko buriya Rema Namakula afatwa nk'umwe mu bagore bashoboye i Kampala, abagore b'intangarugero mu bagore biteje imbere. Ubundi se mu by'ukuri uretse ibivugwa, Rema ni umugore wa kabiri wa debeni, ushobora kwita usubiza yego bitewe n'ibyo utekereza. Ubundi muri Uganda, Rema Namakula ntabwo bamufata gusa nk'umuhanzikazi, ahubwo bamufata nk'ikimenyetso cy'umugore w'icyitegererezo nabivuze. Ariko hari inkuru imaze igihe izunguruka cyane cyane muri Town i Kampala, abanyamakuru b'udushya muri Uganda bamwe bitwa ababloga bamaze igihe bemeza ko Rema Namakula yaba ari secret wife umugore wa kabiri wa debeni. Kuki bayivuga? Bavuga ko debeni afite umutima w'umubiri mu Rwanda ari we Pamella, ariko akaba anafite n'uburuhukiro i Kampala kwa Rema nyine. Hari amakuru avuga ko igihe cyose debeni yagiye muri Uganda cyangwa Rema Namakula akaza i Kigali mu birori bitatangarijwe abantu, ngo bahurira mu ibanga rikomeye cyane, kandi ngo hagati yabo haba hari urukundo rwinshi cyane, ngo kurenza ko wowe wabitekereza. Abafana b'i Kampala bavuga ko Rema yakunze debeni ngo kuva kera cyane, kandi ko no mugere mu bibazo na Eddy Kenzo murabizi ko yari umugabo we, ngo debeni yari ibendera ry'umutuzo n'ubuhungiro kuri we. Niko abafana benshi bagenda bavuga nyine ab'i Kampala cyane cyane n'abasesenguzi b'i Kampala. Icyatunguye abantu benshi rero n'ukuntu Rema adasiba kuririmba indirimbo z'urukundo zisa n'izigenewe umuntu uri kure cyane bategeranye nyine. Ibi byose rero nizo byatumye abagande bafata Rema nk'umugore wa kabiri w'umuhanzi w'u Rwanda uri muri Uganda, ku buryo bamwe bavuga ko Dr. Hamza umugabo wa Rema ubu ngubu ashobora kuba ari sikirini cyangwa se agakingirizo ko guhisha urukundo rw'ibanga ruri hagati y'abanyarwanda bombi. Niko abagande nyine babifata. Ese hari cyabaye inyuma y'isenyuka ry'urugo rwa Eddy Kenzo? Reka tugaruke inyuma gatoya. Kuki Eddy Kenzo na Rema batandukanye? Reka tugaruke inyuma gatoya kuri Eddy Kenzo na Rema batandukanye. Benshi rero bazi ko ari Dr. Hamza waje agatwara Rema, ariko hari abantu batangiye gusesengura bavuga ko hari undi muntu wari uzihishe inyuma, kandi akaba ari debeni. Ibinyamakuru bimwe byo muri Uganda byeze kwandika ko Eddy Kenzo bivuga ko Rema afite umubano wihariye n'abahanzi bo mu Rwanda, cyane cyane debeni. Bivuga ko Eddy Kenzo yigeze kubona ubutumwa muri message ya telefone ya Rema butari bwiza, bigatuma agira ishyari rikomeye cyane ry'umurengera, kuko yumvaga ko umugore wa Rema Namakula amuca inyuma n'abahanzi bo mu Rwanda harimo na debeni. Rero ubwo debeni na Rema bakoranaga indirimbo Ashyize, Eddy Kenzo ngo yaba yarabyakiriye nabi cyane, kuko yabonaga ko hari uburyo bwo gushyira hanze ibyari bisanzwe bikorerwa mu bwihisho. Ese hashobora kuba hari umubano wabaye hagati ya Rema na debeni mbere y'uko hamuzaza? Ibi nibyo bituma abafana benshi bemeza ko debeni ariyo muhoza wa mbere w'urukundo rwa Rema nyuma ya Eddy Kenzo. None ko abagande babifata gutyo, twe abanyarwanda tubifata dute?
ese hano mu Rwanda twe tubifata gute? Tuzi ko The Ben King The Ben Tiger tuzi ko afite umugore mwiza cyane rwose Pamella, kandi bose bubatse urugo rwabo mu buryo bw'intangarugero rwose turabizi. Ku munyarwanda rero usanzwe ibintu bya Rema na The Ben tubona nka professionalisme, gukora bya kinyamwuga. Tuzi ko The Ben ari umuhanga mu gukina amasene ya video y'indirimbo rwose, n'umukinnyi mwiza. Yari mu ndirimbo rwose abikora neza, abikora ku buryo n'ubwo batashakanye yamubona nkaho bamaze imyaka 20 bakundana, ku buryo musebye video bakoze n'umuntu batakundanye wagira ngo barakundana nyamara atari byo. Ariko mu bafana b'imbere bareba kureba sesengura baravuga bati nta mwose utagira umuriro. Abanyarwanda bamwe bavuga ko The Ben n'ubundi ari umuntu ukunda abagore b'ubwiza nka Rema, kandi ko gukorana nawe byari birenze umuziki, ahubwo byari ubufatanye bw'imitima. Ariko gusa hano mu Rwanda turabizi ko tuzi ikibazo cy'umuhanzi wacu, tukavuga ko ari umuziki usanzwe gusa, ko nta kindi, kugira ngo bitazana ibibazo. Noneho rero nk'uko tumaze kubireba ku mpande zombi y'abagana n'abanyarwanda, reka noneho turebere hamwe ibimenyetso bishinja Rema Namakula. Rero reka turebe ibimenyetso abafana bagendera bemeza ko ibi bintu ari ukuri. Icya mbere ni ibijyanye n'ingendo. Hari abantu bagiye bareba bakabona The Ben ari mu mahanga nko muri Dubai cyangwa se muri Turukiya, na Rema nayo ari mu bihugu muri iyo minsi. Ubwo se twavuga ko ari impanuka cyangwa ari gahunda? Ushobora kwemeza ko ari impanuka cyangwa se ukemeza ko ari gahunda. Ikindi rero ni imvugo z'ibanga. Rema yakunze gushyira amafoto hanze agashyiraho amagambo y'urukundo kenshi yagendanye n'amagambo The Ben nawe yigeze gukoresha mu bindi bihe, wenda nko mu ndirimbo The Ben yaba yarakoze. Amagambo ari muri iyo ndirimbo Rema Namakula nawe akayakopera akashyira kuri post z'amafoto yiwe, wenda byumvikana yuko rwose yakopeye The Ben amagambo y'urukundo. Icya gatatu no gushyigikirana. The Ben ni umwe mu bahanzi bake Rema ashyigikira byimazeyo ku mbuga nkoranyambaga ze, ndetse na The Ben ntabwo ajya azuyaza kuvuga ko Rema ko ari best male artist muri kano karere, nyine ko ari umugore weshoboye cyane, ko ari umugore w'intangarugero muri kano karere k'Afurika y'Iburasirazuba. Ibi byose rero bituma abafana bazi kureba bavuga bati Pamella no ku mugaragaro, ariko Rema ni mu mutima w'ibanga nyine n'umugore wa kabiri wa The Ben, ariko ngo mu ibanga rikomeye cyane ku buryo utapfa kuhita ubivumbakeka uzi umusesenguzi w'umuhanga. Reka dusoze dufata umwanzuro tunareba ukuri kuri hagati ari ukuwe. Inshuti yanjye rero tumaze kumva amagambo y'abagande, tumaze kumva kwisenyuka ry'urugo rwa Eddy Kenzo, ndetse nuko twe hano mu Rwanda tubibona. Ariko se ukuri guhari ni ukuhe? Mbere yo gusoza reka tuvugishe ukuri. The Ben na Rema Namakula ni abahanzi babiri bakomeye cyane n'abasuperstar twubaha rwose dukunda. Inshuro nyinshi y'abahanzi nk'aba bakora ibintu byitwa gushaka kuvugwa. Iyo bakoze indirimbo rero bagaragaza shimisiri idasanzwe bituma abantu bavuga, bityo video ikarebwa cyane kandi bakaguma ku ntoki z'abantu babashakisha. Kuba Rema yaryamana na The Ben nta gihamya gifatika kigaragara rwose kugeza n'ubu ngubu nta kiragaragara, ariko icyo tuzi cyo nuko bafitanye umubano w'ibanga ry'ubushuti n'akazi, professional friendship, rwose turabizi ko bayifitanye, byo ntabwo wakwirwa ubyibazaho byinshi cyane. Gusa mu isi y'imyidagaduro ibihuha by'uyu munsi bishobora kuba ukuri kw'ejo, nta wabyemeza, nta wahita uvuga yuko atari byo, ariko nabwo ntabwo wabishyiramo imbaraga nyinshi cyane. None se ubundi wowe ubibona gute? Ese urumva Rema na The Ben ari inshuti bisanzwe nkawe uramutse utekereje, cyangwa wenda ikintu kiri hagati yabo ariko mu bwisho bukomeye cyane kuburyo utapfa kubimenya? Jya muri comment tubwire uko ubibona, kandi niba hari ikimenyetso wenda waba uzi, wenda nk'uburyo babyinanye ejo bundi, watubwira muri comment, kuko uburyo babyinanyemo cyagiye mu gitaramo gishize wabonaga ko harimo akantu rwose. Ntibajye gukora subscribe rero, like na share kugira ngo mukomeze kumenya ukuri kwibera inyuma y'amasura y'ibyamamare. Yesa mu double click nk'ibisanzwe, tubonane mu biganiro bitaha. Mwakoze cyane.